bakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Ndabatasha muri Kristo Yesu, ndabashimira Imana kuko ikibarinze mu bihe bikomeye munyuramo. Imana yarakoze kandi ntihabwa icyubahiro, niyo mpamvu tukishimira. Uyu munsi turi kumwe, turi bwigane ijambo ry'Imana riza kutubwira ku bya Nowa, uburyo Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka. Ese Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka niki cyari kibaye? Uyu munsi turi buze kwigana iryo jambo ry'Imana, abantu b'Imana, hanyuma rize kudufasha kandi rize kutugendamo kugira ngo turigirireho umugisha. Tumenye ngo twe niki dukwiye kwiga muri iyi minsi turimo, muri ino minsi ya none. Umwana w'umuntu Imana imuhamagarira kugira ngo yezwe. Mwibuke ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ndetse n'uwo kwezwa, ngo kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Nuko abantu b'Imana rero nimuce bugufi, muze tuzane imitima yacu imenetse kugira ngo twumvire ijambo. Turasaba Imana kugira ngo mbere yuko twumvira iryo jambo idushoboze. Mana yumva gusenga, Mana y'amasezerano, uri Imana ikiranuka kandi uri Imana ivuga bikaba, urategeka bigakomera. Izi saha urategetse kugira ngo twumve ijambo ryawe. Izina ryawe nirishimwe, intore zawe witoranirije, ni ukuri ntushaka ko zirimbuka. Ntushaka ko umunyabyaha apfa, ahubwo urashaka ko yihana akarama. Nuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo mwami, abatoranijwe ni benshi ariko abatowe ni bake. Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo uturengere, kugira ngo utwagure. Niba muri twebwe abaratowe ari benshi, abatoranijwe bakaba bake, ni ukubera ko twanze no kwemera, kubera ko twanze guhitamo kugira ngo tube intoranwa, kugira ngo tube abatoranijwe muri Kristo Yesu. Turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kera kugira ngo tuyigenderemo. Dushoboze manzu tubabarire kandi twe dutunganye kugira ngo ijambo ryawe ryicare mu mitima yacu mu buryo bwose bukwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Bakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba, rero kadusoma ijambo ry'Imana, na turasoma mu Itangiriro ibice 6, tuze gusoma hanyuma ku murongo wa 5 tuze kugeza ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo abantu bahinduka babi cyane. Hanyuma ku murongo wa 5 haratubwira ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana twavuze ko umutwe w'amagambo uvuga ngo abantu b'Imana bahinduka babi cyane. Hanyuma ku murongo wa 5 hatangiye hatubwira ngo Uwiteka yabonye yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, ngo kandi kwibwira kose mu mitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uburyo aba bantu b'Imana bari babi muri kino gihe cya Nowa, n'imbere cyane nyuma y'urubyaro rwa Adamu, gukurikira kuri Barameki na babandi ba Metusela bose. Hanyuma Nowa akaza akurikira abo bantu b'Imana nawe, kuko Nowa yari umuntu w'Imana. Kandi mwumva icyo ijambo ry'Imana dusomye ngo yagiriye umugisha ku Uwiteka. Ariko hano icyari cyarabaye, abantu b'Imana bari baragomye. Umva aho bari bageze. Umurongo wa mbere utubwira neza ko abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi
no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari ibirangirire. Ayo ni amagambo atwereka uburyo Imana yari imaze kubona umuntu ntimwishimire. Abana b'Imana barebye abana bari mu isi b'abantu, barangije barabifuza, barabafata, barabarongora, babatera inda, baza kubyara abana. Imana irangije irababara iravuga ngo ntago nzahora, umwuka wanjye ntuzahora uruhanya n'abana b'abantu, ntuzahora uruhanya nabo. Umwuka w'Imana ntago azahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko kwibwira mu mitima yabo ari kubi. Imana yacu irimo iravuga yuko umwuka wayo ahora aruhanya n'abantu. Si mu gihe cya Nowa gusa abantu b'Imana, muri kino gihe cya none umwuka w'Imana aruhanya n'abantu b'Imana. Kandi dore icyo abantu tudashaka, ntidushaka kwihana ibyaha byacu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Ngo mugire n'umwete wo kwezwa, ngo kuko utejejwe nawe atazareba umwami Imana. Utejejwe ntago azareba umwami Imana. Bantu b'Imana, Yesu yigeze gusenga, hari ubwo yari arimo asaba Imana, arimo arayitura abigishwa bayo, aravuga ngo niyeza ku bwabo, ngo kugira ngo nabo babe bejejwe. Icyo ni igihe yari akiri mu isi, avuga ngo niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bejejwe. Ijambo ry'Imana ryatubwira ngo tugire umwete wo kwezwa. Hano Imana irimo iravuga ngo umwuka wayo ntuzahora uruhanya n'abantu iteka ryose, kuko barawunaniza. Ariko Mwuka wera iyo bamwe ari muzi iminiha tunihirira adusabira imbabazi. Imana y'amahoro itugirira imbabazi. Kiba twararimbutse, nta na kimwe twatanze, ubusore bwacu twabukoresheje nabi, twarabwishimiye, tubukoresha uko dushaka, turinezeza. Ariko kuba duhagazeho ni ubuntu bw'Imana. Uri umukobwa, ubukubi bwawe wabukoresheje nabi, wariraryoshyeje mu bintu byose ushaka. Uyu munsi uriho, hariho benshi bagiye ntacyo watanze. Ariko aha ngaha ku murongo wa 5 dusomye ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka amaze kubona ko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, ngo kandi ko kwibwira kose imitima yabo yatekerezaga. Imitima yabo hari ibyo yatekerezaga. Imitima yabo yatekerezaga ibintu bibi gusa. Umurongo wa 6 ari cyo tubwira ngo Uwiteka aravuga ati mvuka Imana yavuze nzarimbura abantu naremye. Imana yageze aho ivuga ngo nzarimbura abantu naremye. Kandi mwibuka ijambo yavuze ngo mureke tureme umuntu ase natwe, tumureme mu ishusho yacu. Imana yatubumbye mu mukungugu. Mwibuke ko turi ikibumbano. Imana yaratubumbye, Imana yaraturemye. Ariko twaragiye twishiriraho amategeko yacu ashaka guhinyura Imana. Imana ntago izahari icyubahiro cyayo. Mureke duce bugufi abantu b'Imana. Njye ubabwira ibi, nta rugero ndashikaho numva ko naba nezeza Imana, kuko ndacyari mu isi. Ariko dukwiye kwiga kwitoza kubaha Imana. Ndagira ngo mbabwire bene data, mbabwirire mu ijambo ry'Uwiteka Imana, kuko Imana yacu ibona ko ingeso zacu ari mbi, ikaba kizarimbura abantu. Icyo gihe yarabigambiriye. Handi abantu banze kwisubiraho mu byibuke bantu b'Imana, banze kwisubiraho kugeza ubwo Imana ibyo yavuze yabisohoje. Ku murongo wa 8 tubwira ngo iki? Murongo wa 8 uratubwira ngo ariko Nowa ngo yagiriye umugisha ku Uwiteka. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Yagiriye umugisha ku Uwiteka kuko ubwe yakiranukiraga Imana, yumviraga Imana. Imana irangije imva icyo yamubwiye, yaramubwiye ngo nagende yibarize inguge, iramubwira ibyo azakora. Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo.
dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inguge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Imana ibwira Nowa ko iherezo ry'ibifite umubiri n'amaraso bije mu maso yayo, nuko twari twariyononnye. Abantu b'icyo gihe bariyononnye, ariko iki gihe bariyononnye. Bantu b'Imana, nimusigeho, nimucyo mureke twirinde ibyaha byarimbuje abantu ba kera na n'isaha biracyakorwa, ntibyaretse gukorwa, byariyongereye. Icyo gihe ni abantu bari basambana, icyo gihe hari abantu batumvira Imana. Uyu munsi baretse no gusambana, baratingana. Uyu munsi ntibagitingana, abandi baragiye basambana n'amatungo, abandi badasambana n'abadahuje ibitsina bakora ibyabo. Ariko Mana, watugiriye imbabazi, iyaba twakongera tukemera Imana ikaduhembura. Umwanditsi yawe yaravuze ngo Mana, watubabarira, wakongera ukaduhembura. Imana yakongera ikaduha revival, ikaduha ububyutse nanone muri twebwe, kuko Imana iradukunda. Kandi icyo gihe Imana itegeka Nowa yarabashije, ariko abantu baramusetse, baramuseka, ariko baramukwena. Abantu b'Imana baramuseka. Nowa, ibyo urimo ni iki? Nowa ngo noneho yari atuye imusozi, ariko abantu bo ngo bakajya bamubwira ngo ese kutubwira ngo umwuzure uzaba, ese kutuye imusozi wabyihoreye, amazi azakugera aho ngaho imusozi wabyihoreye, wowe ko ibyo urimo utabizi. Nowa ariko akomeza kumvira Imana. Icyo gihe Imana yari yaramubwiye ngo azabaze inguge irimo igeretse gatatu, mbese ubwo ni nk'aho yari etaje yari igeretse gatatu, zari inzu eshatu zikurikiranye, ariko uburyo yari igeretse yaramubwiye ngo abaze icyumba cya mbere, agereka icya kabiri n'icya gatatu. Ibyo byose Imana yamuhaga ibipimo, ikamubwira ngo upime gutya, ikamuha za metero. Icyo gihe zari mikono, niko bavugaga, upime mikono izi n'izi. Icyo gihe Nowa yarabajije, kuko yari agomba kuzajyamo akajyanamo n'amatungo, akajyanamo n'ibiguruka n'ibikururuka. Ibyo byose, ibyo ngibyo nibyo byongeye bikomokaho, ibyo byose biri hano mu isi. Bantu b'Imana, icyo gihe byarabaye, kandi abantu b'Imana ntago bumviye. Abantu b'Imana ntago babashije kumenya icyo Imana irimo iravugana nabo, kugeza ubwo Nowa yageze igihe yinjirira mu nguge. Ubwo Imana yari yarahaye Nowa umugisha katazarimbuka, yinjira mu nguge. Abantu baraseka bwa mbere ngo Nowa asohoka, iyi mvura irahita. Ariko arababwira ati, mwanze kumvira Imana, imvura igakomeza ikagwa, imvura igakomeza ikagwa. Hanyuma yaho imvura ibaye nyinshi, umwuzure utangiye kuza, abantu nibwo batangiye gutaka. Kambaho urugero, COVID-19 igera mu Rwanda bwa mbere, umuntu wagiye muri guma mu rugo bwa mbere, ninde muntu utaragize ubwoba mu mitima yanyu? Ndetse uwabuze kwizera wese yagize ubwoba, kubera ko ni ibintu byari bibatunguye, ntaho guhungira bafite. Ntago bari abakandida b'ijuru ngo barahita bagenda ako kanya ngo bamaze guhabwa agakiza k'Imana. Ariko ndashaka kukubwira ko ukiriho utarapfa, ugifite inyama n'amaraso, ugihumeka, uracyari umukandida w'ijuru. Yesu aragushaka kugira ngo agukize ibyaha byawe. Kuva Yesu ataratwara itorero, nawe utarakizwa, nawe ugikora ibyaha, nawe ukibivangavanga, aragushaka kugira ngo akuruhure iyo ngoyi y'ibyaha. Yemwe abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Ntago turuhijwe n'ubukene gusa, turuhijwe n'ibyaha. Ibyaha nicyo kintu cya mbere kituruhishe. Nimuze dusange Yesu araturuhura. Icyo gihe ibintu byarabaye, abantu bakomeza kwirengagiza. Nowa aba mu nguge, yabayemo iminsi 40. Iminsi 40. Icyo gihe ukwezi kwa 10 ngo kwarashize.
Bibiliya bitubwira neza ko waragiye kurashira ubwo Nowa yagenda agatestinga, agafata nk'icyumweru agatestinga, akavuga ngo reka nohereze nk'ikiguruka igisiga kigende kindebere ko umwuzure washize, kikabura aho gihagarara kikagaruka. Ubushize noneho yohereza inuma ngo nayo igenda irebe, irongera iragaruka. Ariko umuntu ayishize ayohereje igiye yiherayo, iguma yamenya ko umwuzure washize mu isi. Nicyo nshatse kubabwira abantu b'Imana, ihumure ry'Imana Imana igiye kubaha uyu munsi. Muri bube mwagiye gusenga, bari bube babafunguriye. Imana irashaka ko wihana ukarama, ntishaka ko umunyabyaha apfa, kandi ntishaka ko gukiranirwa kwawe kukurimbura. Yaravuze ngo imbere yawe nsizeho ubugingo n'urupfu, hitamo kimwe. Nyabuneka ngewe mpisemo ubugingo, wowe uhisemo iki? Ariko nubuhitamo ujye uhora wumva ko ushaka kwihana. Igihe ufashe umwanya wo gusenga, ujye ubwira Data kubabarire. Nta mukiranutsi uriho mu isi. Nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Kandi nidukora n'icyaha twibuke ko dufite umurengezi mu ijuru, ari we Yesu Kristo. Agomba kutubabarira. Ndakwingingira Imana, muntu w'Imana, kugira ngo iki cyumweru kikubere cy'umugisha kuri wowe. Urakoze kumvira ijambo ry'Imana, kandi ubyibuke neza ko abo bose barimbutse, Nowa agakomoka ibindi byaremwe byose biriho mu isi. Nibyo yari yarinjiranye mu nguge, yari yarinjiranye n'abana be 3, Hamu na Shemu na Yafeti, ndetse n'umugore we n'abakazana be. Ndabingingira Imana kugira ngo mwegere Imana, irivanga mu byanyu byose, kandi irabakiza ibyaha niyo kwizerwa. Imana y'amahoro ibampera umugisha, kandi Imana y'amahoro ibagirire neza, ibababarire, nanjye imbabarire, twese duhana umugisha w'imbabazi mu izina rya Yesu. Amen.